none se Rwamasira karame wese kugiye utansigiye izo bodobodo ndirirwa nambaye ibirenge ahubwo se wambwira se nibagiwe ngo raturakoze kunyibutsa ariko kubera mfite ubwihute n'imirire bajyana ngo bene mu rugo ndiyahuye nawe akigere binayi iby'ikigese shawe henze nawe wambaye nabuza n'umuntu hadoda hano utariye n'ibijumbu urahoma waho zancikagurikanye iyi minsi yo inda yawe se sha nyambika shabuze ngo hari umuntu utagira inda wa mugabo ahubwo ko ari inda wagira ngo bari nk'akabati nawe uri umuhanya izi si inkweto zo kwamba ngaho isimbuka ahubwo oya agapira byo none nabyibagiwe kera ntabwo utize inkweto ngo utize n'umupira nabyibagiwe kera sinzi ukuntu biza uko ngiye kwirukanka n'isengero nanjye wagira ngo muri iyi minsi madam ibikira zana wa mupira uri hara ku kabati ni ibintu ndi kuvugana na ntuza na mutware wawe ugiye kugurisha oya nongeye kubutiza yambaye isengeri oya ni ibintu tuvuganye nuko utuma abagore bumva ibyo turi gupanga uko utuma abagore bumva ibyo turi gupanga ubanguke nibyo ndi bwambare nanjye wirinde ibyo barabivuze yanguka simbuka ariko barabivuze nta kibazo simbuka tajyayo ukishinga inzoga ugatinda nanjye ukanyiriza uguru kwedura se kandi ndaje shasanya muri gahunda mwe muratondeka shanu nimuncura ukwe kusisengeri ngenda jana mu bukwe najyo wagira ngo zimibare yanjye ufite inshuti nyinshi nganje kuri umusaza ngiye agize wenda udukweto n'agapira mpite simbukira nasubiye mu rugo ibyo byiza Urabe kwa muzee gacondo. Te mwana petit. Ndiza. Iswari yemwa. Ari mu mirimo. Ubwira ngo ndi kumushaka. Papa. Ubwira ngo amasira bari kumushaka. Papa. Amasira bari kumushaka. Tashagwa amasira. Aho muzee gacondo. Amahoro. Makuru mushuti wa. Neza. Neza utese. Sawa. Amahoro. Imisi myinshi tutabonana. Wanyivurire kugwa. Iracyaba ko izuba ryahatse se ahubwo ko nabonye rimeze nabi. Icyaka ko kimeze nabi. Akantu so ufite ngo umuntu ari no kwisomera. Reka da. Narakijijwe. Ange nayingeze hano dore ndi kuviyi. Umuntu arampamagaye ngo afite ubukwe. Inshuti yanjye ariko ntunguye ngo muri minsi ngo yoheje mbitangwa rambo. Arambwiye ati rero muri gahunda zihari uraba uhari. Nkubuze ubwo by'ubushuti byaba birangiye. Mbyigaho ndi kumwe na madamu atijaye. Ahubwo noneho nyananyibutsa ngo nambare n'inkweto wenda n'agapira. Ubwo nje ndi kumuvuduko kubera ko ndi kubona amasaha umusuru gucikira. Nje ndi kumuvuduko navuga atereka mbe nafata udukweto hano niba ufite n'agapira mbona ukunda kugira imyenda myinshi. Ubwo ngendere ko ntasubiye mu rugo kuko mu rugo ni kure. Ndabizi iyo mwumvishije ubukwe murirukanka mu gatano rwo mwari mwambaye ubwo wumvishije ubukwe wumva kurya no kunywa uti reka nsimbuke singize uko nambaye singize. Bodaboda zacitse bazamarana n'amasogisi. Bodaboda zacitse zambaranwa n'amasogisi. Ntabwo wazindutse kwa mushuti wawe rwose zingize. Reba ko wenga wondebe. Ufite nk'udukweto uraba utumpaye wenda naza kugira mu rugo nkatugusubiza n'agapira. Ndagira mu bukwe nambaye isengeri ndabona nahoze muri siporo ndabona nahoze mu
none nanjye ko hari umuntu ndi buzindukire kandi nkaba nambaye izi ngizi se ahubwo twaze tukutugana mu mukobwa tukanabingene izi se dukweto zo kono tugodasa ari twiza tunahe wewe wambaye na bodaboda nose ngenda ndasigarana iyo ndagusigiriza ita eh ndagusigiriza urabura kuzikarabira ariko ubwo ndirirwa nicaye aha ngaha ayo fite inkweto nyinshi urambara no mwana natarabuka nkajya no kumuturanyi nambaye izo nkweto iyo wazimeshe mu kanazira wazumye dore izuba rimeze nabi oya ni izi zonyine izi ni zo ndi bwambare izi ni z'urubanza ko ngutwa two natugeza mu bukwe ndabona tumeze neza kabisa nubwo ni mu mucucu nikubona zitari gufata n'umucucu urabona uri bwicare mu myanya y'iryuba suna uri kuhamenya kwa mushuti wagiriya kwa mawuzi niwe bakoresheje ubu abasaza mawuzi mujye ugendana agacuma niwe bakoresheje ubu ko turi wamwenye cyaka twese ntabwo ziri bubicara inzoga agira se mu rugo nteko zifata ahubwo ngirira vavabona nkereye ugasanga abantu ariye sanze bari umuceri n'abampunga ariyo ngo ngwitangire ngo ngure inkweto amasegonda make ubu zigaruye wenda urabara amasaha utagerayo ukaryoherwa amasaha yo byo rwose izi mugera ku icupa ntimumenye yuko uwo muhungu wawe urayakuze utu nta no kunyerera mu none se Rwamasira karame wese kugiye utansigiye izo bodaboda ndirirwa nambaye ibirenge ahubwo se wamugore se nibagiwe ngo raturakoze kunyibutsa ariko kubera mfite ubwihute n'imirire wajyana ngo mvene mu rugo ndiyahuta yawe kigere birayi by'ikigese shawe henze nawe wambaye nabuze n'umuntu hadoda hano utariye n'ibijumbu urahoma waho zancikagurikanye si iminsi yo inda yawe se sha nyambika nabuze ngo hari umuntu utagira inda wa mugabo ahubwo ko ari inda wagira ngo bari nk'akabati nawe uri umuhanya izi si inkweto zo kwambara ngaho isimbuka oya agapira byo none nabyibagiwe kera nko gutiza inkweto ngutize n'umupira nabyibagiwe kera sinzi ukuntu biza uzi ko ngiye kwirukanka n'isengero nanjye wagira ngo muri iyi minsi madam ibikira zana wa mupira uri hara ku kabati kuzinywa wumpereze niyo kwaba ari umweru niyo kwaba ari umuhondo niyo kwaba ari umutuku niyo kwaba ari umukara mupfe kumpa nta kibazo yako umudamu wambaye umupira ukaba uri kumbwira ngo uzane umupira oya ni ibintu ndi kuvugana na mutware wawe ugiye kuwugurisha oya nongeye kuwutiza yambaye isengeri oya ni ibintu tuvuganye nuko utuma abagore bumva ibyo turi gupanga uko utuma abagore bumva ibyo turi gupanga ubanguke nibyo ndi bwambare nanjye wirinde ibyo barabivuze yanguka simbuka ariko barabivuze nta kibazo simbuka tagerayo ukishinga inzoga ugatinda nanjye ukanyiriza uguru gukwedura se kandi ukwedura wana wase nakwirirwa ndasezera mu oya simbuka muri abantu beza ma simbuka umupira n'inkweto turabikijije ubuzi bw'amasira buri kubona ko ukora mwizenga azabizana si inshuti yanjye ubundi se akubwiye ko abijyanye si inshuti y'urugo akubwiye ko abijyanye he ko yagiye kwa muzema uzi ko afite ikirori mbonye rero kugenda yambaye ibi bodaboda no kugenda yambaye isengeri mbona yuko atari ibintu by'umuntu w'umugabo nkuriye ubona yuko wowe kugira wagenda byambaye ari weho wagenda ubyambaye ntaze ko ndi mu rugo kandi akaba ari bigarukane nanjye umwanya najya kugira hano ntemberera nanjye ngabyambara ndose muzema uzi wowe ntago muri inshuti we ntago urajayo ma ndajyayo nyine none uraje wambaye iki uyu agiye kujya he navayo nanjye nibwo ndi bugeyo na agiye kumanza ajeyo navayo nibwo uri bujeyo ubuzi rw'amasira buri kubona navamo iyo zidashizeyo amasirabo ntabwo waziramera ubwo izamera uyu nawe ntabwo ari wowe uvuze wamusirabo mureke mwihorere ntabwo ari wowe undanze avuga ngo swari yuko avuga ngo ndahari nuko yarambwiye nyine ngo nguhamagare ese nawe wari uriyo ese buriya ari wowe wabimwima mbese agutiye ari kukubwira ngo iki kugira ngo uwumwe agiye kunywa nawe uranywa kandi bo mwese ni inshuti yawe
wowe uraje usa gutyo Asuriya ko kwirukankira ibyo kurya n'ibyo kunywa nanjye nimbura n'ibyo kurya ngiye kuvumba se. wasi ubonye utwo tujya nta watumira hanyuma ndigurira. aha kiri kwibaraguzwa byagenze ko kintebeje muri nuzara kimpaye agakweto gahenze menya ningira atanavuga n'ijambo enda yacyo ibimeshe ibirenge none kure kano gacucu gashiriho ubundi muze gaconde zinkweto ziramukwiriye umuntu w'umusaza urasisirwa amasira agapira eba amasira biramweto yayikura amasitira ntabyo namuha shange nakura gacucu ngende ndi muri sitire eba sho ntabwo ndakandagira umuntu harira ndagendera kure mbese nk'abagabo mbese ndi kuringa ndi mu miringo urumva ndi mu miringo mbega condo ngimyenda inkweto imeze ntabwo shawaye muhako waraje na jewe asakubwiye yewe ngayimuha nabangavuye kuyitira kwa muzehe gacu nayo namwihera gusa nzara neza je kwikubita mu giko umushari Werwa, nzoga ndayitiramo izo nshaka nabirose ariko ariko wambaye neza wamijana muvuye mwebwe se sha buriya umunyamujyi arabwirwa naburara cyane uvuze izo nkweto ntabwo ari izawe kuruze man ni izo muzehe gacu ntabwo zaba ari izawe neza tuba twariguriye man birasa waguze ryari kushajeho gatoya oyana mishyashya iri kwaka urumuri umunyamujyi nindyo arabwirwa ko naburara ntabwo urara rwamasera ngo ngatije na ngo ntabwo uzayisubiza nyine ngewe harantu ngiye mu bukwe kwa nawe wayikuye yewe kabisa nyine mumbonye inkweto ntabwo wizi ni iya muzehe gacu ni ya muzehe gacondo nanje nibyo nagiye kubwira yose ni uyambaye iyi nkweto ni oya birasa namana nta nubwo gageze ese ni uyambaye ahubwo to ntahariye twumvishe rero uri kwibaraguzwa uri kugira ngo ntabwo uzazimu aho amafaranga tutabivuga muri hehe buriya kukimwumviriza ako kantu niko ratamuhanye kimwumviriza umuntu mwe muri hehe buriya njye ngiye kubivuga kwa muzehe gacu turanabivuga da sana amafaranga bari ingeso sinanagira no mu bukwe ushobora ngo usanga n'ubukwe bwanjye burapfuye buriya kera ahubwo rero kamukubita inama nyayo inama kera baratizana tugenda ndabasoma nyine ngiye tugiye kunywa bye tujya soma mama muri inyuma ubuduhaye noneho soma Ubuduhaye makeya. musoma muno Ubuduhaye icupa makeya. kwaha gutya musome ubuduhaye makeya kugira turebe tutabivuga yuko ngo uzayiherana ntacyo noneho nkwereke weho ndibara ufite amahane menshi nitugerayo ndagwana telefone namenye ko ufite telefone nyine ko ugatuje tugatuje ntaco ataduhembye twayikuka yiga ashane mumubwire ntabwo uzura gutera ikintu warangiza ubwo wehe bino beramo amafaranga babaye n'urubongere yabaye umupataro yabaye urubongere reba ndagaza kamana ariko tunjye kubivuga nje ndagenda mu kubivuga amafaranga ntabwo tugenda amafaranga situje zari udatira mu rwango nimbagurira icupa mwe nta mutera Cheka dugira ntabivuze ntaba ndamaciye hanze ntabyandara mu nda ndagaswira kadugi ngiye munandakaje wa mugana mutoke amafaranga kabati bashaka amafaranga mutoke sha oya bundi se azongera kubibona he nta bicyo nzongera no kumuha mutoke kamere mubwira ngiye inkweto nkayimuhasha nkaberwa gutya nkongera nkabimusubiza nabaze ngiye guha amatera wana ariko nkose mugende mumubwire sha banariyo ewa banariyo nabwibu dutabi uzongera kugaruka hano ngaho yesu nawe yaje
nabonye wayigizeho comment imyenda ko nayihaye inshuti yanjye urabona arayirya se nayigira comment si yabiri hano we nuba wagiye we uzi ko buryo ujya unyitiranya uyibona dusangiriye ibishyimbo ukagira ngo ni konge umuntu agira umwenda umwe nawe urawutijije urukweto rumwe urarutijije ahubwo uraje unasabiriwe ubu uzajya uranyura hehe umeze gutyo n'ibikweto byacitse cyangwa utazayuza nutayigenda ujya kwiyizana cyakoze mpambaho nawe ujya kuvumbura bikeye ari yawe mfashe nayanjye ufashe si iriya myenda wayiguze ku mafaranga gawe none wowe wayinguriye yewe umva nkubwire imyenda ni iyanjye yawe kandi uko izagaragara ndakuzi kandi yavuye mu bishyimbo yavuye mu macati we ndakomeye Musema amahoro Ebana ni amahoro kabisa. ibiryo si we Ntabirya bihari ngo tubatire kituza. ese bona hano mu rugoto Ebana inkuru ya iyo yindi nkuru rero iragurishwa kabisa. kandi cyane cyane iri kureba kuri murandasi se kureba wewe. ikinyamakuru se cyo muvuge vuba mugenda Nabirya bihari. muvuge vuba muva Nyine nabirya bihari. uyu mugore rero muvuge ibibazo agiye wamuzeyo muve hano gacondo sinzi ukuntu ese ameze muri kutubona ibiryo twebwe hano ngaho dufite ibintu hano se ni muri restaurant uri kutwima n'ibiryo kandi inkuru tuzanye iragurishwa ariko twebwe uradi amasahani angahe ngo Ni tubikubwiye amasaha si ubwo burere nibwo mabuza bahaga ubundi urashina wohoza n'ibiryo mbese ubundi mugeze hano gute kandi wanyu habaye ubu kandi twe turi kubwira iki hari habaye ikitugenza nguko ariko twe turi gutumira nta nubwo ari tuje kubatumira ariko tumire vuba rero tuzanye inkuru ko muzanye urugambo ntabwo ari tuzanye inkuru inkuru ni inkuru Urugambo. tugiye inyibutsa ngo ni urugambo ubwo amasura wose avuye hano mbaza ngo duhuriye mu nzira yo kuvuga ibiki nuko yari kuvuga ibiki nuko yaho yaragiye ariho namwe mwarimu aya data nta naho bihuriye je reka mubwire inkuru yose muzehe agiye kunywa no kurya ariko bwira umugore wabo barazana amasahani abiri Abiri. yabona ahangaha se wabibaye ko ari byo wabamenyereje bavuge bave hano bavuga babaho ibiti amasera nawe yageze hano kuva mu gitondo yahageze nimba ambo yahageze uyu muzehe yamuhaye iki yamutijije iki yamutijije imyenda rero mwambire muzehe ese ni ikibazo turi kugenda tugiye gutumira ehe tubona ko amasira yibaragujwe n'inkweto ari ikinsekije akaza nkamumva ntabwo zimukwiye yari ari kuvuga ngo iki ngo nta nubwo azaziba ngo nta nubwo azazigaho ngo muje mukureho ni kuruwa ruje se ngenda afasha nzi ko two tuzanye inkuru mwicare hano mutubwire ahubwo icyo gitura nacyo ni mwicare ikibazo mutubwire ngo muhebe bamuhuye ari kuvuga ngo iki mukureho ng'inkweto si bo muhaye inkweto n'umupira hari utwo twari duhari yari ari kuja yari ari kuja hari kuje iwacu mu bukwe umva natabacatira cyo rero wigira ibindi bintu babwira hagurukane na bano bana nkubure hano uje kuzana iyo myenda izo nkweto hagurukane na bano bana mujane turapfa kugenda tubazaniye ibiryo ubutumwa murabibona mugomba kuduha mwebwe mugende mujye kwa mawuzi mu mwanya mu rugo mu bukwe nanjye mu mwanya ndaza Ngo muki? ipura bari bumve n'inzoga bari bumve ndabibaha ngiye ko wowe ngenda bibaha oya hari akanashizemo katekereza ngo muki wanyuze n'uwabaye ubukwe kibivuga ubukwe si bwahehe none kwa masira bamuhuye agiye ariko si ubu mwaba mudafitemo umutwe twe turi kuza turi gusaba bakura mu rugo batazara muje kuturoga namwe ni nk'ibyo byose nimugende ubwo se batararya bwa buri kwa mawuzi cya mbere cyo nta bukwe buriyo nta n'ubuteganya kuzabayo nubwo bateganya bwose sinahaboneho nkirirwa nibereye mu rugo n'ubuteganya bwose uramuze papa ndetura ahitaga busubika yemwe banamwe Komeje samba nta busambo muri mugeze hano muri kuvuga ngo muri gutumira iwanyu nabo Twari turi kubesha kugira ngo kubesha nyine kugira muzana igipfura mukumva ko nabaha ibiryo muri gutumira rero ubundi urajinaje nta bukwe buhari da tugende subizi yuko n'umuntu yagiye kukira akabamuhemba tugende cyo kureba ntacyo Sani nta hano n'ubuteganya ngaho reka kuzaba mbabwire mujane n'uyu musaza mugure ne rw'amasira bamuye mwake mugaruke mbaha ibiryo ubu mutije imyenda rwamasirabo rero n'indyarya nta gikwe
ntaki izira nkweto urayigiriye gushaka kubyana co mugenda turashaka uburyo mwirange ndi kubona munakiriye imyenda yanjye ibuze namwica n'urubyaro rwe rwose akuraho mugende nawe mwenda gupfa ngo ngigi masira ngo nta ugenda mwizamura isuka mwabana ntabwo muzehe gacondo heba nyine niyo ndege zirashaka nabaye nge turahasha mugende uko bari abana bagiye nawe ariko nkubona uri kugiye uje kuzanira myenda ngehe uje kuzanira myenda Zimurwanya. ushaka hano iriya myenda nitarara muri iyi nzu nawe ntuyiraramo nubwo ari iwawe ntabwo uyiraramo mva nkubwire ndayibona iriya myenda ndayibona Eh, ahubwo genda ninyibona ishake. urambike ndaguha iki se siya urabuzanye none se ko uri kumpigira ubwo vuga ngo nanjye ngumenye none biriya bishimbo twayiguzemo urakeka nta tuba turi kubirya ntujye kubindya se ntibishira co genda uzane iriya myenda rero Aya. ntabwo urahinjira ya muvuna muheto koko abashe ko kunkora biri ngo ntabwo ayimwe madani yasubiyeho ariko uramperekeza co tugenda uramperekeza tugende yagiye ifite imbaraga co tugende imbaraga si zo gutira imyenda anjwigira vayo kankuje n'imbere kandi ari wowe wayitijije genda tugende nyine turaraburirwa ibiryo turabibura nuko nyine mvuye muvuye ko kadoge murananiye inka zifite ubwatsi murananiye pe nta nubwo twanavamo ko nta nubwo twanananiye mashati murananiye munsi weho bw'umuntu Murananiye ku izina ry'Imana. n'ukuntu akora tunaniranye ahubwo ibiryo sha ndetse muvuye gutoromera he naho Turabura. tuvuye turabibuze gusa natwe turakora iki Ibyo iwanyu nta biryo bibagayo mwangegera cyangwa tuje gucukura tuje kwahira cyane kuvuga gutya duheruka kurya twigendera warahaza nawe uranaga umungana ubucuma. agenda ukwirwa birazerera mu ngo z'abandi muragahura inyanya umwanya wanyu ndaho uvuga ko wari kureba ishyamba ryawe ndi kuyitemberera ndi kureba ishyamba ryanjye bari gucamo nk'imishingirizo bakaryangiza hariya hose ndarizima se mu mwanya wanyu ndacatembera ndakubwira mu kanya neza nawe navuze ngo ndaza kugusura ahubwo bararenze no kugusura hari n'abantu ngo baragiye ngiye gufata nkabayihisha njyewe aho twari tunaherukanye navuze ngo ndaza kugusura ntabwo si uraza kunsura ko mbona wambaye imyenda yo kwa muzehe gacondo wawe undi bita dadi tuye hariya hirya n'ibintu by'intuza by'inkweto ko ndi kubona umuntu yambariye Menya neza uriya mu- abantu baransetsa menya uriya mugore musigaye mufitanye ko arya niko wahe ni korongikasiyo ntabwo mbizi ariko ni ibintu wahe si uwo mugore uri kuvuga inkweto se suzi ko mufitanye aferi zikaze n'uriya mugore agutize uvuga ngo imyenda irasa aguhe n'inkweto n'umupira by'umugabo oya imyenda irasa mwana wasanga n'impare dana ari umugabo w'abandi none yambariye neza namwe muraforeranya n'umukandara hari igihe ari uwe bakareba umuntu ufite imyenda myinshi ngo niwe ngo imyenda ni imyenda ni yanjye kuri kubona ari mishyashya yo n'inkweto byose ni ibyanjye nkawe ko nta kazi ugira kutari umufundi kutari umuyede kutari ntabwo ndi n'umuhinzi mworozi kutari n'umuserisheri ko nta kintu nzi ukora kuri uyu musozi izi nkweto wazikura hehe weho ziza gutya ziva mu buhinde n'izanjye ta akareka n'izanjye ndagiye ngira imyenda byanyu nzabibara ndagiye ngira imyenda myinshi aha n'izanjye dore uri kunyitiranya dore oya uri kunyitiranya muzehe uri kunyitiranya nzabivuga yabuze se Gusha wamasira ngo utize mubwire ngo banguke ugende kubita icyumweru cya mbere kubita icya kabiri kubita icya gatatu hariya ngo nta mugabo utamwara ubu ntabwo mwaye turamenyeranye ibyo kumenyerana bajya baca umugani ngo kamenyero yagize gute nawe yizurize
dusanga nk'ubwo nari nyizanye oya nari nyizanye mu rugo ngaho mpereza sha oya nari nyizanye umupira twaguhaye Mu rugo- mu rugo ari n'ejo. mushasha guracuyutsa ubwo niyo wigwamo icyumweru cyinshi ko mu rugo n'ejo so yimukuremo niwe wayimuhaye yimukuremo makwihangana rwose yimukuremo mu rugo n'ejo sha mu rugo n'ejo agifata icyo bikunuka ariko mfatisha oya bifate turabifurisha bifate neza urabiteka nawo ngo urashyiramo mu bicanira Ubundi wazana umugore w'umugabo n'imbaraga sa n'ibiryanyi byose Cozana ubwo byose byose oya iyi ngofero nanjye ndayambara wese ntabwo yanjye yarabikuturanye nanjye ingofero ndayikuturana oya habese genda fisi cyo oya twigende nige ugenda utwaye uramaze utwawe se uzi bambe ubambire twawenda n'amafaranga ariko bimenera kugendesha ibirenge yampisha yampe gusubiye inyuma ngajya kugwa Yambi. amafaranga nayo murayanyibye ta yampe cyangwa umpe telefone niba niko nanjye nagutije ntiza telefone se nihamagarira gusa shayo nari ngiye buranda cyagiye ureba nawe ubwo harimo impuhwe ubwo ngo oya ntiza harimo n'ubwicaye reka n'ubundi nugaruka nzongera ngo utize rwose ubwo buriya wowe ukoze tiza mwana tiza nta n'amayinite garimo nta n'umuriro iheruka oya nta n'umuriro iheruka nta kintu katurese kirimo nagiye gucaginga ino hino reka turebe ndavuga makeya Oya, nagiye gucaginga. ntabwo mvuga byinshi mwana nari ngiye gucaginga ntabwo mvuga byinshi nari ngiye gucaginga hano hakwimo semana mu rugo baramenya ngo ndambara ikigo ubundi hamagara umpereze nyine wowe hamagara umpereze reka rwose uragira ngo wumve n'ibyo mvuga ndaje ndanyeguye gira rero Soja na telefone ebyiri telefone yanjye nyine ndayitwara ko gusamba mutangira shamwangarura telefone ko shamwangarura telefone ko mwa ako se ubundi cyazana n'umugore bikagira impuhwe cyane kirakigwa nubwo ari bishu nabashoti banje bigome gusa shamwa kwihangana ko Rasi papa yasinzi yapfuye wakanga Aya daracari guhumeka. anje kureba muhungu Eh, kamera muhungu ya myenda wari wambaye iri bwira ngo kiburi bya myenda bari bambaye. nawira abatezi bakace nari bindi byigenda tabarije mwana ba ya telefone iri Ndi kubona bambaye n'amasogisi gusa. n'ibihumbi bitanu ariko wagira ngo yari yazutira ni kofi Ako zikomeretse no guhura n'abantu. Muzehe mauzi ari gutongana n'iki. Kikavuga ngo yakiye utwanda kwantura. Wa musaza tuye hano. kuri umuhungu wanjye nkanze Eh. tutabanutse igihe nahamagariye mwana mutuye kamutize zino ngwato zanje wenda ziragukura Uje. wowe wambaye Ako ziri kumutiriza iki? si papa Izo si zo yarazikuguriye. azingurenye Zoheza n'uwa nyina ndabazi Barengeye he? kimwe na nyina ntawamvugira muri Barengeye ngo tuje kubashaka. barengeye si biki ko mbonye babanyuzuruyira ko bari abagore n'abagabo bambaye n'ayangofero yanjye bayitwaye y'amabara Ako ye n'urusamba. Ejo bundi twasaruye umufuka w'amasaka uragenda urawugurisha. Uza wasinze habe no kuguramo na bodaboda. ko kumubeshe yabikije kuri konti Akazi kavuye he? njyewe ni mwene imyenda muri bandi banyambuye hari kubona na mawuza akorwa amasira wicaye umuryango wawe ukugaragiye aya shawute hano mwakoze iki duhurire hariya mu ntuzi kagira inkuru sini kubisanga hasi umukecuru n'umusaza n'umugore n'abakobwa n'abakazana bakanyururukira aho n'imyenda yose ntibayitwaye bagutimbaguye umugongo bawe kuri twenda twange dushyashya n'inkweto Kidama. tuguriye wajya uramwigisha Vuga ko bari wazitiye. Yari yazitiye. ndamubwiraga ngo aya tujane narabikoze Bazagiye ngo arisha. Imyenda zashaje. singira amafaranga mwitene nibwirira mawuza ndamubwiraga ngo tujane akavuga ngo arijana umuntu ufite umusore ungana nkawe akagenda ngo wenyine nasinda ngo aricu agatumbagira wenyine umuhanda wose abona ko njyana agana kadugiye Ewe. urwo mbonye ni nko guhimbwa yaboneye ku mugezi igiye gushaka dusobanurire Byagenze. nyine barabanteye kaci
none cyangwa n'uyu masambusa wari uri kugutera ka ariko Dore- mu bantu banyambuye rwa masira ubu koko nta soni pe mumbwirire mukanya ntiduhuriye hariya ndi kwitemberera ibisagara byanjye yambaye ngo neza urumva kidamage yego eh none muranahuye amakida turahuye ariko me uzi kabwira hashize isaha imwe uzi ko avuye mu rugo ari kuvuga ngo agiye mu bukwe wawe ntabwo uvuye mu ndaya sobanurira umugore wawe vuga sobanura n'udani ngo uca byagenze sobanura kubita umbe sobanura neza uvuga hano uvuye asobanura n'ibitaba ngo anavuye bamukuyemo imyenda akabari kumwe mu kabari hano yari yambaye n'ingofero nawe kankubaza ya ngofero yagiye yambaye ingofero baranyibye bagukuyemo ingofero inkweto zagiye bagukuramo umupira ntawo umupira n'inkweto na sabata mu bantu bashiramwe muri icara hano uvuga hasi icara ndashoboye zaramfukanira icara icara hano mwumve bamukuyemo inkweto sibyo maze ubwo ngenda bamugiriye muhana impuhwe bamusigize iki udusogisi udusogisi ni pana aya ni udusogisi ni udusokoreke ntacyo ipantaro barayimurekeye n'agasenge bamukuyemo ingofero bamukuyemo umupira ajya ngo niki ngo na telefone kubera nibyo na telefone ngo n'amafaranga icara bitanu se yabikuye none bamusigiye isutiye ajya n'ipantaro ngiye kuyikuramo kugira ngo ntabaze mwese munyururuke ari nibagiwe n'isenge ipantaro ngiye kuyikuramo ntabwo ari isuti anyiza ngo ni isutiye isutiye ni kavuna muheto k'abagore hariya bashiramo mishyashya imyenda mishyashya barayitwaye cyangwa wari wayibye wasanga ari yayimba umva rero ubu ngubu tugiye kuhakorera igenzura n'umuryango wanyu wose tumenye ngo ibintu mwambara mubikura he kuko uwo mugabo atira bakabimukuriramo ku gasozi ubwo namwe ari kuri urugabo buranye wasanga ubu nawe ugeze nawe nakibye nkakikuzanira hari wongeye kukibaza wakizanye njyewe oya ntubeshe ikigiri cyanjye umva rero rwamasira wari inshuti yanjye ariko mu mwanya nkugiriye inama masamu wari ukuja hano wari ukuja komeza inzira yawe irukanka nosipa iyi si ya moto yanjye mureke igendere reka umwana w'abandi yitahire igendere rata mwene kagofero byose ni ibijura kidamage oya wari ukuja hano wari ukuja ngo turi kumwe n'abana banjye katwikomereza buri wese akomeza inzira ye imihirimbiri y'umugabo aha abagabo baragwira sigara bashaka babishiramo ntabwo ndi kumwe n'iki muri gisambo cyanyu imisamba muri imijura namwe muze mufate igisambo cyanyu mu kijoro muri imigambanyi oya yarambyaye itone nkwere muze mufate urusambo rwanyu mu rujani ngarata muhongo muri ibisambo mwese muri ibisambo bimanze birenge bitantera amabuye nibigende mukanya nibigende banze mukanya kidamage uri igisambo nkasiko murakavuna umuheto bitantera amabuye mwana ndaza mukanya aho nkwereka aho tunyura genda barenze reba bagiye haguruka haje n'ibika uretse byanze bitambuye Abashika ibibaye byose narindi kubireba bayikisemo amabandi mwabakwangaga za nkweto zirihe wari uzi wambaye ufata senkani niyo senkani ukayiduha twari turirirwa turabivuga ibyana nibyo bingamba twari turi kubireba hariya rero umwana ururwaza uruhugetura cyane wahageze ruve gutira imyenda nitwe tuvuye no kururega nitwe ubu yo yikoramo akaduha igiceri cy'ijana urica senkani hari idari biraba urica swagwana no yavuze kandi wagiye kwiba twigendere nibyo se njye ndibaza turusigaho twigendere wangari mugatora 0